wanyumvise iminota 30 cyangwa 20 bigutwaye iki urukundo rwanye narubonye mbabarira rero ntabwo ntako ntagize ntunkore ntago ngukoraho basi shani basi umva basi mubabari subwo shani basi shani mani ntunkore tukavugana biri nyine wowe ucare basi care ntacyo abantu dutekereza hafi urabiza abagore ndetse ntekereza se umugabo wanje nimero ya shani yako ntayazi yayikuye he bahuye gute urakubera n'umujinya mwinshi rero kukanuna nakavuze rati ubwo wasanga ari incoreke yawe mukundana uri kumva ari incoreke zima yaho wanyihamagara nsaba imbabazi z'ibyo wakoze wowe byo kurwana oya uramubeshyeye uyu niwe wabimubwiye ibintu byacu byose aza mu rugo gufata abana noneho nanjye nyuma yaho nata Sadunda ndike kugenda ariko na Sadunda se basura musuzuguye wewe buretse nge nkubwire mumbabare nigendere ndi kubona nta n'ikintu ndi gukora hano waya nese umwamamagariye iki mu byukuri shani uzi se wowe twa turi kuganira wenda ngo abe yabasha kukuba yagusaba imbabazi nese twiyunge dusubire mu buzima twari turimo nka kera ntago mukoraho umura Sadunda ari hano Sadunda sinkoraho nawe rega ntago mukoraho umva harimo agatima nkavuga ati muri mukazi wangira cyafite agatima niba shaka imiryango ihura uragafite rwose impamvu nye nagarukira shani niba umugabo wawe yaramuhaye abana wanagize ukavuga ngo asambana n'umugabo wawe ngo niyo mpamvu yamuhaye abana urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane bari umuje yakura gushaka gusanga umuntu yakoze ikintu burya umujinya urabizi ugira umujinya ukarwana ukagira ngo umujinya kujya kontrol umujinya wawe hoya nyuma yaho bwarye wigarura nebe impamvu shani yamushwana nibyo kwa ko nasaze umugabo yatanze abana ndamutukata shani kuko shani ntago yarazi umugabo na nimero kumwihohora ukamusaba imbabazi nyana kandi mba nshaka kuzimusaba akanga ese imbabazi bazi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye nkwifurize ibihe byiza suza bandeze shani kwatangiye bigoranye utwemerera kwicara ni ryumamagare guhura naryo basi umugore nkajya ngo basi bose shani shani bawicaye nyine wewe bawicaye mwana tuganire byibo sinabigusabye ubonye ntangiye kwisuriza abantu bibaye ibibazo ese ubwo rero ntukamuze n'amagini y'abagore ariko se shani umva nkora nawe bayigini ngo mbayigini ariko se shani koko nanjye mbayigini nyine nyumva kuba wanyumvise iminota 30 cyangwa 20 bigutwaye iki urukundo rwanye narubonye mbabarira rero ntabwo ntako ntagize ntunkore ntago ngukoraho basi shani basi umva basi mubabari subwo shani basi shani mani ntunkore tukavugana biri nyine wowe ucare basi care ntacyo icara tuvugane iminota mike wumva wakuntumyeho umva nyine mubwire umuntu wakuntumyeho we uhite wigendera basi gize intebe yawe hirya rero gize intebe yawe hirya ubwo mwicara harimo metero mva dushyiremo metero ariko ntago ngukoraho n'ukurishije ese mwana koko ibintu muzabigumamo kugeza arya mumbwire vani igende shani ntiwanyemereye ko mwaganira koko njye nari nzi ko ari undi muntu mani nambwire vani nako mumbwire vani igende shani abantu batazongera kunesha umwanya nakubwira cururuka nyine nkubwire cururuka tuganire mu rugo bari kukumbaza mukecuru wabahaye nimero yanjye se bakamamagara imba barayibuze rega hari bagomagana ufite telefone ufite ikibazo cyo kudafite telefone sinzi impamvu ariko shani ko nagusabye imbabazi nagwambabariye nagusabye imbabazi ikintu twapfuye urakizi ngusubiza abana bawe urabafite ngusaba imbabazi uzu buryo nababonye ubu shani niki umuntu yakora ntumubabarire babarungiza ukuri nababonyemo nubwo nababonye ntiwababonye se nakoze mpavuye ndayiyobewe nyine reka nkubaze niba basi ntagwambabariye umugabo wawe azi wanjye kumara yiki ntago uburyo umujinya ukoresha byinshi nawe ugira umujinya urabizi uri umuntu ukarakara ukavuga ibintu byinshi bitandukanye abana warabanyimye bivuze ngo umugabo wawe yaje wanjye
tubyore twiganira ibya nonaha oya winkoraho nawe ngukoraho ntawe ngukoraho nase pasi remera ko nkubaza ikintu nshaka kubaza nyine ngareka nkwibarize mera nyibagirwa mere nk'atari nge mere nk'undi muntu muri kuvugana mbaza utankora ufite gahunda yo kujya gusura Maritine muri Kenya nkayaze muzabare noneho munyicire hoya ngiye uransubiza kuko uzise shani dega ntago ndi umuntu mubi nagize igitekerezo kwako nari ndukumva ko ugiye gusura Maritine muri Kenya ndavuga ati shani ya rero ndashaka umuza ndibazajyana abana cyangwa zabasiga kugira ngo base abana ubansigire bari mu rugo niba ugiye gusura Marite ubansigire cyangwa se wenda niba uzabajyana nabyo nta kibazo ongera ngusubiza abana banjye kubansigira gusa wagaruka n'ubundi nkabaguherezwa bajyana mfite mamu dogo yanderera nshatse kureresha beshana insubiza neza wimbwira gutyo mfite maruma abana nabamushaka none se ubwo ari kugira ngo bategere ujye mu ntara kandi nge ndi hafi yawe nagwa basiga mfite mukuru wanjye nubwo ari mu buzima bubi nawe yanderera uri kumva cyane wirakara basi ufite igitekerezo kujya muri Kenya kumara iki gusura Maritine umusura ze yagiye atandeba kuya ibyo wimbwira gutyo kuko nawe urabizi ari ibyo umbwira ngo uzajyayo numva mu biganiro bivuga ngo cyangwa ngo ntuzajyayo ngo ushaka kugenda mu ndege ibintu byinshi basi ngiye nsobanurira shira gatima hamwe rero humuri basi irengagize ibyabaye nyine irengagize ibyabaye sibyo utekereze ku buzima bwa kera ko twari inshuti winkoraho mbabarira shani abagore baramubabaje kugira ni isano basi inde mwakwibutse isano mu ntacyo mpfana nawe ariko shani koko ndi nyirasenge w'abana bawe ntacyo mpfana nawe n'abana banjye ariko nge nawe ntacyo dupfana nese abana nibakuvuye murangirega ndi muramukazi wawe ndi mushiki w'umugabo wawe mbonye nkuza amenyo yose nta muntu wakugirira nabi mpari utekereza ko nawe se yakuroga basi babarira n'uwambyaje yaranaye ko aje kukubwira ibintu ubushize yaje kukubwira ibintu byabonye umwangira kwinjira mu rugo yego turabyuba azi wanjye kumara iki tega ntago nkwanga sadunge ntago nanga shaniya simwanga nuko twagiye duhura ntago nkwanga pe nubwo twagiye duhura mwabira bintu ngatwara abana nkagira gute burya hari umuntu ashukwa nawe akagira igihe akigarura nk'umubyeyi niba musaza wanjye yarambwiraga ati kora ibiranye nkanga gusuzugura musaza wanjye ngakora ibyo bintu nyuma nkaza ko nako ibintu ndi gukora atari byo nkasaba shani imbabazi n'abadukurikira nabo barabizi niba shani umuntu usabye imbabazi sado arazihabwa pe kugusaba imbabazi nzikuye ku mutima subundi agusigana nagerageze ngo nzanye uburozi bwo kumusiga koko kumusiga n'amazerano ubushize nabone sado naraje urabona kuntu yanyirukanye ndavuga ataracyafite umujinya ubu uyu munsi numvaga tugiye kuganira na shaniya basi akambwira ati ndiyumva gutya nanjye nkamenya ngo ariyumva ati ubwira uko niyumva mbikubwire namuca kuzongera kukubona mu maso yawe none se ubwo reka nkubwire shani nawe nyine ubaye umurozi none se nakora none niba utambona mu maso yawe abana bacu bizagenda bite abana ba musaza wanjye kwaye se hari ubwo wabansubiza abana yanjye ari umugabo wabakuze kandi ubafite yarabansubije uwo bahuranye nansubiza abana banjye rega umugabo n'umugore shani umugabo n'umugore ni umuntu umwe sadu uzikira ndi kumva aba ari umuntu umwe niba umugabo yaragiye hoya nshaka ko umutima wanjye utari wacuruka ariko nanjye naracurutse naje gushyira ubwenge ku gihe shaniya nsanga ibyo bintu nakoze sadunda ntago ari kandi ubafite bafite se yarabana erega ikintu nose mbanyane nongere mbagusubize nyine warabampaye nsubiza abana banjye twiyumve narababonye wenda umugabo wawe yabahaye n'undi sadu nongera mbanyane nongere mbamusubize twiyunge ndakora iki urabizi neza ko baje hoya abana ndabizi ko bahari kandi bameze neza hoya abana ndabizi ko bahari kandi bameze neza ndabizi ko bahari se urabahaye ahubwo nujya muri Kenya uzabansigira ntunkoreho uzabansigira bahari warabampaye wazashatse kazi ukajyana kwa shani abantu ukaba saduko magera kanyirukankana kubizi nawe ko wamperekeje bakanyirukankana koko ko mba mvuga ati muramukazanye urebye muramukazanye ubuzima sadu iravuga umugabo arahagaze ngo yatanze abana hoya biriya bibaho sadu abantu barashwana kandi bakongera bakiyunga bishani birabibaho ubwo ngo yaranyuye birabibaho nawe urabizi nawe na Martine murashwana mukongera mukiyunga
ndetse n'icyo mupfa ahubwo ndabimenye ngo tuba dupfa umugabo ibaza umugore wa musaza wanjye Shani uti ngo umugabo we yampaye abana kuko hari aho duhurira umugabo yakuzaniye abana njye nagira no kubafatayo uyahita ashwana n'umugabo ngo ubwo impamvu ampaye abana aragusamba Sadunda wijya kure Sadu wijya kure oya wijya kure oya nawe kira mu kimbo cyanjye ungishyiremo unyishyire ube nkanjye ese gahunda zose twapangaga dushagura na Shania mwari mufitanye icyo kibazo mbo oya se banza nashoti icyo cyari gihari Sadu ariko icyo cyose cyari gihari nagitewe n'umujinya yuko navuye mu kazi ngasanga umugabo yahaye Shania abana kandi nari hoya Sadunda nibajije ahantu umugabo wanjye yakwiye nimero ya Shania kandi Shania atarayifite Shania nawe wabitekereza usanze umugabo wawe avuga n'undi namura mu kazi wawe kandi igeza hirya intoki ntizingereho ariko zikugeraho ndagusiga sipaguru koko kandi yigusize ku myenda na bihese bibi ubu reba muri intoki zanjye urabona ari imitsi Seshani ntago wacu uburozi bwanyu nabubonye ibintu tamicya utuze tuganire gatse ibintu bikeya basi nigende nimba cyo nshaka umuhe nimero yanjye mpamagare kandi utamufata nshaka umuhe nimero mpamagare sibyo basi baremera kubavugisha mbashyire ku murongo se muvugane kuri telefone yande yanjye se nta telefone ngira hoya Shani wigira umujinya ngo wigira uburakari banyihamagarira ejo bundi numvise ikiganiro uko ruvuga ngo ushaka ko imiryango ihura kugira ngo usubire na Maritini none uri kunyirukana shishi itabona hoya ntago wabwiye ngo nyihuze ariko mba numva hoya Sadu mba numva harimo agatima nkavuga ati muramukazi wanjye aracyafite agatima niba ashaka imiryango ihura nagafite rwose impamvu nye nagarukira Shani niba umugabo wawe yaramuhaye abana warangiza ukavuga ngo asambana n'umugabo wawe ngo niyo mpamvu yamuhaye abana urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane wese bari umujinya kuri ushaka gusanga umuntu yakoze ikintu burya umujinya urabizi ugira umujinya ukarwana ukagira gute umujinya kujya kontrol umujinya wawe hoya nyuma yaho bwarye wigarura nibyo kwa ko nasanze umugabo yatanze abana ndamutukata Shania kuko Shania ntago yarazi umugabo na nimero kumwihohora ukamusaba imbabazi kandi mba nshaka kuzimusaba akanga ese imbabazi bazisaba gutyo rega n'urushishi ruganirira kuyigufwa icyo kintu kimwe buretse kugenda ariko na Sadunda se basura musuzumiye buretse nge nkubwire mumbabare nigendere ndi kubona nta n'ikintu ndi gukora hano nese umwamamagariye iki mu byukuri Shani uzise wowe twa turi kuganira wenda ngo abe yabasha kukuba yagusaba imbabazi twiyunge dusure mu zatwa turimo nka kera nago mukoraho umura Sadunda ari hano Sadunda nawe rega nago mukoraho nawe ugira mane kandi ibintu ubuzwa none subwo niba biba bibaye kuriya wanya muntesheje Shani nukuvuga ngo uyu mumama nge yifuzaga ko nabahuza nanjye nibyo yuza no kumbwira kariwe ntago rega nari izina ry'Imana nango narikuza ese nge nari mbizi ko uyu nguyu mufitanye iyo saga ese wowe kucyo watekereje gukora biriya mwana ho yabira ibintu Sadima murabikoze Shania nayo nibyo ndi kumusubiriramo ko nasanze abana bagiye kandi umugabo wanjye nzi ko adakominikana n'uyu nahise nekereza nyine nk'umuntu abantu dutekereza hafi urabiza abagore nahise nekereza umugabo wanjye nimero ya Shania ko ntayazi yayikuye he bahuye gute urakubera n'umujinya mwinshi rero kukanuna nakavuze rati ubwo wasanga ari incoreke yawe mukundana uri kumva ari incoreke zibunza se yari kuyikuraye kubizi umugabo wanjye yarakurikiraga ibiganiro ngira cano ibiriho nimero aho nkorera hose mba ndayivuga wimubeshyira nta gicano zawe yarazize nta n'ubwo zikurikirana umugabo we ntago yarazicana ntago yanabikurikirana ibya Shania nasukeka ko bahugiye hewo nyina impamvu nase mvuga ayo magambo yose yagiye kumenya ko twarwanye gute se waragiye uramubwira ngo twararwanye cyangwa yabibonye kuri YouTube niwe wabimubwiye ni Shania wabimubwiye uri kubyumva nyuma yaho wanyihamagara nsaba imbabazi z'ibyo wakoze wowe byo kurwana oya uramubeshyeye uyu niwe wabimubwiye ibintu byacu byose aza mu rugo gufata abana noneho nanjye nyuma yaho nata Sadunda ndigarura ndavuga ati wanamuka n'ibintu ndi gukora nta muntu n'umwe ukigikiye ko ni bibi ko ibintu bibi nta muntu wagushyigikira reka ngire gute negere muri mukazi wanjye twiyunge musaba imbabazi n'ibintu byose maze iminsi ucamo nkabitekereza hoya ntago ari ukwiye Shania ntago ari ukwiye use kuvuga ko musaza wanjye bamubabarira kandi amaze Sadu imyaka atari hano ngere gutatambabarira ubu nta kintu cyo kuvuga hano mureke nigendere Shani nawe ntago wakabaye witwara gutyo mwana
muramukazi wawe man wese ko yitwaye atyo ariko nateye intambwe yo kugusaba imbabazi nateye intambwe zo gusaba imbabazi reka nyene mbitekerezo numva ari ngombwa nzazimura nsuhurize ngabona Janti garuka mwana utajya kurwana na Shania ndagusaba ntago najya kurwana na Shania hakundi Sado ntago narwana na Shania urabizi ndi umuntu mukuru kandi naciye bugufi mba numva nakiyungana muri mukazi wajye kubuzima twatwayemo mbere iyo mbutekereje Sado ndumva ntanarira tubanye neza dusangira kabisi nagahiye ansigira abana musigira abanje nanjye nekereje ubwo buzima nkareba no kuntu umusaza wanjye yantutse nkajya gutwara abana nyine ugasanga turashwanye gutya birambabaza ntabwo najya kurwana na Shania ko diri yacu isa nkaho ife yarinze wowe kagira imana we bizarangira biti Sado bura Shania ndamuzi neza ntago bura ife yarinze bura kubera ko kankugira inama yego ari mu mujinya ntago biba byoroshye yinywera fanta ntago ajyanywa amayoga uko namubonye kandi niba byari bya kera aho nagiye dukorana ibiganiro ntago nigeze mbona anywa amayoga rero njye ndumva twategura umunsi tugashaka kaje ka soda ka fanta iwe ndahazi nkamugwa gituma wenda nkabizira ariko akibona ko tumwituye agaseke iseke n'agafanta agasabira imbabazi biziko ntawe urabizi ko n'urushishi ruganirira ku igufwa sibyo aho kugira ngo bikomeze bigende gutya se murahuye ni imirwano mugenze gute ni imirwano ibiza dukoza ko yakumva kuko biri kose umuntu amuri ku mutima ese uwo mugabo wawe yaboneka abaye yaboneka rwose nawe nkamusaba imbabazi imbere ya Shania nkavuga ati mugabo wanje rero ibintu nagutekerejeho cyane naba bakabibona kuko niyo bimupfa buri munsi ntago narinda nabizi Sado byara bikoreshwa n'umujinya ndabizi ko nabifuza abantu barabizi uganiriza umugabo wawe mutegura gafanta byibuza muzamamagara imbaherekeze ntango undi munyamakuru wari we wese mujye kwa Shania sibyo nifuze kuzongera kubona ibintu nk'ibi nukuri kandi wakoze namwe reka mbashimire cyane ibyo twapanze ntago bigenze neza reka mbashimire kuba mutabashije kwima umwanya mukaba mwaduhaye umwanya ndetse mukaba mukunda n'ibiganiro byacu mukaba muduha subscribe like na share na comment ne manzi y'Imana manzi ya mwiza Mansadunda iyi ni Manzi na Sate TV kora subscribe like share na comment ndabakunda cyane